bicaye abandi bicaye 25 dusomera umurongo wa mbere hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Ngiye mfasha abantu bagize umugisha wo kwiga yego nyegera 25 umurongo wa mbere. Ndashaka gusoma umutwe w'ijambo uvuga iki. Somo n'izina Yesu. Nebukadinezari yongera gukota Yerusalemu arahatsinda. Nebukadinezari yongera gukota Yerusalemu agira ate? Arahatsinda. Mufashe mu mikizere ko nterwa agira ate? Arahatsinda. Ubwa mbere yaraje arakubitwa ariko none ko yagize ate? Yongeye ariko ndabamenyesha ko imbaraga zitsindishiriza bera kuwa mbere ni nazo zibatsindishiriza kuwa kabiri iyo bagumye aho yabatsindishirije basize. Mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Sedekiya ukwezi kwa 10 umunsi wa 10 muri uko kwezi Nebukadinezari umwami w'Uburoni yazanye ingabo ze zose atera Yerusalemu arahagerereza ubakaho ibihome impande zose. Nuko bagota uwo murwa kugeza mu mwaka wa 11 ku ngoma y'umwami Sedekiya. Umunsi wa 9 w'ukwezi kwa 4 inzara yabaye nyinshi. Inzara ku munsi wa 9 w'uko kwezi kwa 4 inzara yabaye nyinshi muri uwo murwa. Abantu bo muri icyo gihugu babura ibyo kurya. Hanyuma Abakaludaya baca icyuho mu nkike y'umurwa. Ingabo zo muri uwo zose zirahunga iryo joro, zica mu nzira yo mu irembo ryo hagati. Inkike zihereranye n'umurima w'umwami, kandi Abakaludaya bari bagose umurwa impande zose. Impande zingahe? Zose. Yamukize we zingahe? Zose. Abakuki ibice bitatu dusome n'uyu murongo wa kabiri. Abakuki ibice bitatu dusome n'umurongo wa kabiri. Abakuki ibice bitatu umurongo wa kabiri haravuze ngo ipaji ya 865. Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hemura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka, ujye uwumenyeshe mu burakari wibuke kubabarira, kandi mu burakari wibuke kugira gute? kubabarira. Abatesalonike ni ku mpapuro 208. Abatesalonike 5:16. Abatesalonike abambere 5:16. Dusome urwandiko rwa mbere Pawulo ku Batesalonike ibice 5:16. Mwishime iteka, musenge udasiba, mubibaho byose muhore mushima. Kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka w'Imana. Maze inzara nibazaza si igisobanuro cyo kuzimya umwuka. Kandi ntimugahindure ibihanurwa, ahubwo mubigenzuze byose mugundire ibyiza.
mwirinde igisa n'ikibi cyose. igisa n'ikibi cyose. Imana y'amahoro ibeze rwose. Imana y'amahoro ibeze rwose. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. N'ubugingo. N'ubugingo. N'umubiri byose. Yego. Birarindwa. Igukomeza. Bitabaho umugayo. Ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa. Ibahamagara niyo kwizerwa. No kubikora izabikora. No kubikora izabikora. Uvuge ngo amen. Bene ya. Reka aho dusomere ijambo riri muri Daniyeli hanyuma baganirize. Dusome n'iyi. Reka tuyisome. Bagiye twaraye imbere ya Muza. Gatandatu cumi na karindwi. Igitabo cya Daniyeli 6:17. Yego. Nuko umwami ategeka bajya kuzana Daniyeli bamushukunya mu rwobo rw'intare. Yego. Ariko umwami yari yakubwiye ati Imana yawe wariteka ukorera iteka iragukiza. Maze bazana iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa wa rwa rwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare ku museso, aragenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru y'umubabaro, arabaza Daniyeli ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezezwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Amen. Umuvuge ko amen. Munyikirize mwuka byanjye. Amen. Mufashe ukuboko kw'Imana. Amen. Hanyuma ndagira ngo mbibutse ko Imana hari ibintu yemeraga ko badusubikiraho. Ndagira nti Imana yemeraga ko baduhirikiraho, ariko mufite tekinike ngo yo kunyombora ikaza bwite, ariko ubundi bamujyanye bana. Aleluya. Aleluya.
ibintu byo kwikomeza no ibintu byo kwikoma mu gatuza ngo murakaze ntabwo mukaze bisumba abantu ntuzane abantu iyo shomiro kandi ibi bintu narababwiye ukuboko gutunze umunyonzi niko gutunze n'umupewope mujya kwiyorosha munyikirize haleluya haleluya murakoze cyane hanyuma nashaka kubaganiriza ijambo rimwe rivuga ngo amaso wikureho umugayo murayumva tugiye kuganira ijambo rivuga ngo amaso wikureho umugayo imana ipesi ibona uko ivuga n'ibyakubitse urusyo agasubire tugiye kuganira ijambo rivuga ngo amaso wikureho umugayo imana ipesi ibona uko ivugana n'ibyakubitse urusyo kandi icyo nkundira imana bayitubika ikicecekera ariko ikaba ifite ijambo izavuga ku rusyo muracyarimo mu buryo bwa amena namumvise pe muracyarimo mu buryo bwa amena wakoze cyane wamuhungu we murakoze cyane ubundi ikibazo kiri mu rusengero n'ubu dufite ikibazo kiri mu rusengero dufite ni uko abantu badakeneye ko tuvuga indwara turwaye mbese n'uwambaye kodakoda ngo agende yikajije ngo avuga ko akaze akifite ntawamutera inkunga umaze kumubwira ko ukaze kandi mwaburaye ngo mbese utuntu tunyicare ngo intama zanje ngo amenye nize se niwe wazizanye nize se niba ufite inkovu y'umuribano nize se n'uyu muhungu wawe arazifite izi ntama ziza Yesu kandi nyirazo arazizi azi ibikwiriye byose azi ibyatuma ziheruka zikajya mu ijuru kandi zikabona n'umugisha uburyo bwa amena uburyo bwa amena abakunda kujya kubwiza ahakomeye barabizi abagize umuco wo kujya kubwiza ahakomeye bakwimyongokana bakakunyurana muri salo bakakogoshesha niba nta kantu ufite bakagukubita congo bakagukubita ikote
hanyuma nguze kunyura kuri YouTube ngusa neza biryoshye umuntu yagusura iwawe agasanga niba wagiye kandi yakore kuri YouTube mwaguhaje Bibiliya dusomye ivuze amagambo akomeye ariko meza. Yewe mu buzima busanzwe ukuntu nteye yaba mu ivugabutumwa yaba mu muntu ntabwo umuntu unyita icyo ntacyo abahemukiye ntabwo umuntu yesi abakubujije icyo uzaba. Niba Imana ivuze ngo abanyabyaha tutinde ku banyabyaha, ukuntu abantu bavuze ubwo se ngo twabitindamo ngo tukabibara wibutesha umutwe kuko dushobora kutabona umutsima kubera wowe, ariko nituguhanagura tukakugeza imbere yawe iraduha umutsima kubera ko ibona ko tuyifitiye umumaro. Uracyahari? Ibi bintu tuvuga tubivugira hano, hanyuma Imana nayo yageraho igateza ingingo ireba niba ibyo tuvuga bisa n'ibyo dukora. Abantu banyubize. Haleluya. Amen. Yego rata. Haleluya. Amen. Bongera gake. Haleluya. Amen. Bibiliya yavuze ngo muri uyu mwaka ngo Nebukadinezari ngo yateye mu Yerusalemu, birimo ngo arahagira ate, arahagota, arahatsinda, agira ate, nimufashe arahatsinda, ahita kandi akantu gakomeye tebo ngo ahita akupa etuwa kari mutsima cyane mutsima urakupa bwenge aho ibiryo bituruka abarihashyira kantu atera imboni baramenyereye kujya rero bagira bafite i Yerusalemu. Kuwa mbere barabicindura, kuwa kabiri barabicindura, kuwa gatatu barabirya, ngo biragenda bigera ku rwego bibashirana, bigira gute birabashirana. Umuntu wese akaza mugenzi ati ntabwo usigara tudategereje ati dusenge neza tutadufite ideni ngiye gushaka amafaranga. Hahita haduka rero abahungu bafata igitangaza bamanuka gifate zirimo kugishyikire kugira ngo nibageze rumwe bakuranye. Oyasha ubugingo buzima buzabona Imana, kandi abakiranutsi bazahabwa umugisha bakiri mu isi. Abera bazabona Imana, abera bazayumva, abera bazagendana nayo, abera izabarwanirira mu buryo bwawe. Kugenda n'agikorwa ariko musenge Imana iduha umutsima mu rusengero ufite imbaraga. Utu tuntu twawurashingiwe n'iki tuzawushinga
Pawulo azamutse wagira ngo ni tuzakusanga ndakuragira ushobora guhagarara Imana igahita nawe n'igihe ntahari kabihari kubaza mu misra kubaza hari abantu tugomba kubabwira Imana tukababwira ibyo yanga tukababwira ibyo ikunda ibyo bikabahesha guhagarara aho Imana ishaka aho muhagaze ikabasura tutabasuye mu buryo bwa amena gakoze cyane mu buryo bwa amena n'utu tugambo ni answer dufite amakayi yuzuye amasezerano ariko ntabwo basomye rwamo tutadusangumira ikinyarwanda tuzagusubiza dufite amakayi yuzuye amasezerano ariko ntabwo byatumye rwamo tutadusangumira ikinyarwanda kivuga ko ntabwo habanza amasezerano ngo gazi imbere habanza gukiranuka Imana igasohoza amasezerano kandi inarani y'amasezerano gusumba gukiranuka bisoza Imana iciye mu murongo. Haleluya! Haleluya! Ngongera gakera haleluya! Imana ihimbaze. Unutekera abana twigaragura. Yes. Vuga Mana, vuga Jezi. Ndi hano papa. Ukagira ngo iyo kuhaye. Yabitavuze ugahita ubona abantu bagiye barakaye. Ngo ntabwo twasenze se muyavuganye natwe. Imana muri sisite ni ukudupfura mu bwana ukaba mukuru yavuga komeza yabitavuze ugakomeza kandi si ngombwa kwigufitiye ni ngombwa ko ijambo ryayo urimo ukaribika mu mutima rikagufasha gutambuka iminsi mu buryo bwawe muhabwe umugisha wongere cyane witarindira vuga Mana ntabwo nzagera mu kiganiro duhure n'Imana iduhanagure ubwo dukorana nayo mu kiganiro duhure n'Imana iduhanagureho ibintu byose bine tubona uko dukorana nayo murahore kuko aho turi kujya n'ahantu hazakenerwa umuntu ubanye nayo neza Imana ishobora kubwira yarangiza ikanaherekeza igize wazamo yubize haleluya munyikiriza haleluya hanyuma Bibiliya yavuze amagambo akomeye reka nihute muzabura twihanganira twebwe ibintu tubwiriza ntabwo ari ibintu twapanze twe gusenga turi kwibwira ngo dufashe bituvugabuzwe tugasenga tuvuga tuvuga ngo Imana tugire umuyoboro mwiza ushobora kunyuzwamo amatangazo y'umwami ntatangarizwa ntabwo akazishimira natwe akatwishimira tugahabwa umugisha niyo duhamagaye abaje gushaka umugisha mu buryo bwawe iyo kongera mu buryo bwawe Imana ni nziza we Imana ni nziza hewo nyagasani Yesu mwana uyu mugore aratubwira ngo n'umuzango yarabicariye barakomeza arawunyuka kandi yabwiye yayize Yesu mwana ariko ni mubi kanabyina bifite akina bifite we Yesu kandi ukuntu Imana iteye ubwoba iricecekera ikabizi ko ni muzahuriramo ikakubaza itariko mwumva ibyo bintu wicariye n'ibiki umbe
Imana ntabwo yanga umugizi w'ubusa, uba yikoreye itazajya mu ijuru. Nta gihombo Imana ifitemo, abazakumva bagakizwa bakajyayo izunguka, wowe uje kwiriya kwa wa musaza. Urakahari umuzamu n'amaboko muri Imana icyubahiro. Nitumva haleluya, haleluya. Ibyo mubaka mubyubakiye muri sisiteme yo gukiranuka. Umukiranutsi ntabwo akimba, umukiranutsi ntiyibagirana, naho imbaraga zayo z'ikuzimu zazinguka, amaboko amukurikirana araza. Yego amen. Kweli. Bibiliya yavuze ngo inzara irahajya. Ese ntabwo muzi ko Samariya yateye abantu ngo bakajya n'abana. Banakunze uyu mugore ni umuhanga, ngo bari umwana wanjye bamaze kumujya ndaramubwira ati dore uwanjye twaramuriye. None urabona ko ikomeje kuba nyinshi, none ngegera sana nawe wawe. Baramubwira ati jyewe ntunteshe umutwe, niba wasabye umugozi wawe ukamurya, njye nabwiwe n'umwuka ko umwana wanjye akaze ari uzatesha akagabane imbere aha ngaha, ngo amukubita umugongo aranyongoka, ngo aramunyongoka, ngo aramutsimba, bamutsimba ahantu aragaruka ajyana n'abantu. Imana ishaka kumvise ibintu gusa. Ubu turi mu gihe abantu bagurishije abana. Nagiye kubwiriza ahantu mu gice kitari cyiza, ngeze y'umuntu aranyegera, arambwira umukozi w'Imana, ati ndashaka ngo unyumve. Ati nagize ibintu, ati naragukunze abakobwa kuri YouTube bakubona. Ati none atubwira ibintu byo guhamagara. Sinkeneye kubwira abantu ibivugiro, ndashaka kubwira abantu bakaguha amafaranga. Nkurikije ukuntu nabonye mu giterane abantu bari gukoma mu mari bayazana yose. Ndamubwira ntiwibeshe, twebwe iyo dukorera abajyana mu buryo bwabera, abagikiza bahabwa umugisha wabera. Twebwe iyo dukorera tuzi ko ari Imana yica kandi igakiza, ikinga yagiye ucimura, yacimura yagiye ucinga, yagura yagiye ukwaka, yakwima yagiye ubuha. Ibyo bidutera kuyubaha kugira ngo ahari ejo ntiduhe umugisha isongeremo n'ubuhinzi bwo kubirinda mu buryo bwa amen. Nafashijwe mu ikirize amen. Kandi iyi nzara mubona yatumye abantu bazana uburyo bw'ubusivire bagakora n'indakorwa. Yaramwemagaho ngo haguruka ngo va ku ruhimbi uje kwicara ngo hariya ngo duhamagare ngo ndi mu butumwa, uratubwiriza ngo numva utazi, udafite ikinyabupfura ngo cyo kumva abantu ngo bakuyoboke. N'abandi ntabwo ari ikinyabupfura gikeya, ibyo umbwira binyuranye n'umuhamagaro wacu. Hari ababishinzwe ariko kiyoboye bamwe ngo noneho ureba ukuntu wataha rero. Namuganje rwose umuntu w'Imana urakoze cyane. Cyo nkundira Imana ni umuhanga, iyo umuntu akiri ku ikosi igihugu nimurembera neza. Nihuriye n'umuntu ahantu agiye kubitira ibihumbi byanjye 20 Nyabugogo arangatu, unywa amazi nabonye uvuga Imana neza. Agira ngo ubwo ntaye umugozi ngo ndafite ubungoni. Haramuka naho bane mwene da wikwigora data burya yaraye agampaye. Abakristo banyica,
twakunze tukajya kugira kabiri se kavuga ko yende Imana dusenga haleluya arega ibyiza biraharanirwa kandi ubugingo mushaka mwibuke ko umutanga afite kondisiyo agenderaho kugira ngo abeho umuntu kandi n'uyu mugisha dushaka hari uko tugomba kwitwa mu buryo bwa ngirize ijambo rivuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora ku rugo rw'umunyabyaha. Uwo twari twicaranye avuga turi umugome atubwira ko ibivumo baduha amafaranga kandi ntabwo ari byo buriya y'abandi ndi kuvuga databuja abari hano mu buryo bwahangana n'icyiza nta kibazo amena ndayivuga icyaha gikubita imihini yose noneho ikintu kizaboneka ko abakirisitu bazi ukuri ukuntu babivuga komeza aho komeza udigishe aho muri kano icyaha twagikubise mu iterane Imana ikabona ko twakizaye Imana imanuka ituvuga neza Imana ikuduha iby'ubugingo ikamanuka iduha umugisha ikamanuka idusezeranya kubera icyatuma tugahabwa umugisha yamaze kukibereza uburyo buhangana abaturage bamunyikiriza abana rero tuvuga ko ufite ideni ntabwo ari igisobanuro cy'uko Imana itabyishe ko n'ubundi kubivuga ntabwo ari twe turabyishe wanga mutanye bwise nyakaza nabwiriza naje kubwiriza isohoka nkivayo navuyeyo nimugoroba bahamwe aho bwiriza ndabwiriza nagiye kubwiriza bahamagara kubwiriza iteraniro rimwe baricamo bakiramo udupande tubiri bahamagara ikindi gihungu ngo kiraza mu kuzana amafaranga icyo kiraza rero icyo kibikora neza bahamagaye amafaranga baragabura yabona ntagira baba ntabwo nzamwe ntabwo nahamagariwe kubahombya ariko nahamagariwe kubabwira ko ubugingo buza imbere gusumba ibindi ntabisubiramo ariko ibintu tubabwira dufite utuntu tw'ibimenyetso twambaye bodaboda zidasa ariko umwuka akavuga twagiye duse dukena tukababara cyane ariko twayihamagara ikatwitaba tutarushe kubera ko imitima yamaze kugera aho iyishaka mu buryo bw'amana bongeraga cyane kandi n'abagabo muri hano musenge mwinginge Imana musenge duhendahende Imana idufashe iminsi turimo ntiyoroshe abo nabwiye ukuntu nigeze kuba gusenga Marisori na madamu wanjye akambaza mubonaga uzaba umugabo akariduka Yesu ushaka kuvuga iki hagati ndakubaza ubona uzaba umugabo nanjye nkaza avuga ko mfite umugabo none se ubu ntawe hari igihe Imana igushyira mu ikosi ariko atari urwangano ahubwo ishaka kugutunganya ngo nikuroshinga ku isoko uzaba ufite ibyangombwa byuzuye bihesha Imana icyubahiro abari hano mu buryo bw'amahanga nimurikize ntangiye kuryoherwa yamazanye nose ushatse kuvuga ko nta mugabo ufite ntabwo none se wowe kuba umugabo ni iki ese si ubu umuntu afite umugore
aravuga ati reka reka, aravuga ngo kuba umugabo ni ukubazwa inshingano z'urugo ukazisubiza. Gushirizwa iki? arabaza ati wazanye umunyu n'itabi, isabune irihe n'itabi, uvuye he? Tuvuganye nayo. aravuga ati urinjije gusa, warinjije gusa.